mu mateka y'Iburasirazuba bwo hagati hari agace gato ku ikarita ariko gafite uburemere budasanzwe ku buzima bw'isi yose muri rusange. Ni umuhora wa Hormuz, inzira y'amazi ihuza ikigobe cya Peresi n'inyanja ya Oman ugakomereza ku nyanja nini z'isi. Ni ahantu hafunganye cyane ariko hanyuramo umutungo munini uruta uwo hamwe henshi ku isi. Kuri ubu nyuma yo gutangazwa mu masaha make ko uyu muhora wafunguwe, Iran yamaze gutangaza ko yongeye gufunga uyu muhora. Kubera iki? Ikaze kuri Quantex Media, ngeri nitwa Manzi, nkwaye ikaze. Buri munsi amato manini atwaye peteroli, gaze n'ibindi bicuruzwa anyura muri uwo muhora yerekeje mu Burayi, muri Aziya no mu bindi bice by'isi. Iyo amahoro ahari benshi ntibawuvugaho cyane, ariko iyo havutse amakimbirane isi yose ihita hindukira ikareba aho hantu kandi hato cyane. Uyu muhanda wo mu mazi uri hagati ya Iran ku ruhande rumwe na Oman ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku rundi ruhande. Nubwo ubugari bwawo bushobora kugaragara nk'ubusanzwe ku ikarita, igice nyirizina amato nyuramo kikaba gito cyane. Ibyo bituma aka gace gafatwa nk'ak'ingenzi mu buryo bukomeye. Iyo habaye impagarara za gisirikare, ubwato buke bugafungwa cyangwa se bugatinya kuhanyura, ibiciro bya peteroli birazamuka mu masaha make gusa. Iyo umuntu yumvise ko umuhora wa Hormuz wafunzwe, ashobora gutekereza ko hashyizweho urugi runini rufunze amazi, ariko siko bimeze. Gufungwa bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye kandi bwinshi. Hari igihe amato ahagarikwa by'agateganyo, hari igihe hashyirwaho igenzura rikomeye, hari igihe ibihugu byinshi biburira amato ko kuhanyura bishobora kuba byateza ibyago. Hari n'igihe habaho ibitero cyangwa se iterabwoba rituma ibigo byinshi by'ubwishingizi bizamura ibiciro ku mato anyuraho. Iyo ibi byose bibaye, nubwo amazi aba akiriho, ubucuruzi bwo buba bwahagaze cyangwa se bwatangiye kugabanuka cyane. Impamvu Hormuz ifite akamaro kanini nuko ibihugu byinshi bikikije icyo kigobe bifite peteroli nyinshi cyane. Arabia Saudite, Iraq, Kuwait, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ibindi byohereza ibikomoka kuri peteroli n'andi mavuta ku isi yose. Igice kinini cyabyo kigomba kunyura muri Hormuz. Iyo umuhora ubangamiwe, amasoko y'isi yose yahita ahungabana. Abacuruzi ku masoko mpuzamahanga batangira kugura no kugurisha byihutirwa, ibiciro bikazamuka, ibihugu bitumiza lisansi bikabura amahoro. Mu mateka y'isi uwo muhora umaze imyaka myinshi uvugwaho impaka. Mu ntambara ya Iran na Iraq yabaye mu 1980 kugeza mu 1988, hari igihe amato menshi yagabwaho ibitero. Iyo ntambara yiswe rimwe na rimwe intambara y'amato kubera uburyo bwinshi ibihugu byashakaga kubangamira ubucuruzi bw'undi. Kuva icyo gihe amahanga menshi yatangiye kubona neza ko Hormuz yari ahantu hadasanzwe. Amerika ifite inyungu zikomeye muri ako karere kuko ubucuruzi bw'amavuta bugira ingaruka ku bukungu bwayo ndetse n'ubw'isi yose muri rusange. Niyo mpamvu yakunze kohereza amato y'intambara mu kigobe, ivuga ko irinda ubwigenge bwo kugenda mu nyanja. Iran nayo ikavuga ko ifite uburenganzira bwo kurinda umutekano wayo no kugenzura ibibera hafi y'inkombe zayo. Ibi bituma buri ruhande ruvuga ko ruri mu kuri, ariko amahanga agahora afite impungenge z'uko amakosa make ashobora kubyara intambara nini. Iyo havuzwe ko Hormuz yongeye gufungwa, abatuye kure cyane bashobora kwibaza impamvu nabo bagerwaho n'izi ngaruka. Igisubizo nuko isi ya none ihuzwa n'ubucuruzi. Lisansi ikoreshwa mu modoka, indege, amakamyo n'imashini ahenshi ntihiva. Nubwo igihugu runaka kitagura peteroli mu kigobe, ibiciro by'isi byose birahuzwa. Iyo ahantu habaye ikibazo, ibiciro bishobora kuzamuka no mu bihugu byo muri Afurika harimo n'u Rwanda. Mu Rwanda lisansi na mazutu ni ingenzi mu gutwara abantu n'ibintu. Amakamyo azana ibicuruzwa ava ku byambu byo muri Tanzania cyangwa se Kenya. Moto n'imodoka zitwara abantu zishingiye kuri lisansi. Imashini zikoreshwa mu nganda n'ubuhinzi nazo zikenera ibikomoka kuri peteroli. Iyo ibiciro ku isi bizamutse, kenshi n'imbere mu gihugu bishobora kuzamuka nyuma y'igihe gito. Iyo bibaye bityo, ibiciro by'ibiribwa, ibikoresho n'ingendo bishobora kuzamuka. Abenshi murabizi ko muri iki gihe ibiciro by'ingendo ndetse n'ibindi byazamutse mu buryo budasanzwe. Ariko se niki gitera Hormuz gukomeza kuvugwa kenshi? Impamvu ya mbere ni politike. Ibihugu byo muri ako karere
bifitanye amateka y'impaka n'irushanwa ku bayobozi b'umutekano. Impamvu ya kabiri ni ubutunzi. Ahanyura umutungo mwinshi cyane, buri wese ashaka ko inyungu ze zirindwa. Impamvu ya gatatu ni uko ibihugu bikomeye ku isi bifitemo inyungu, bityo ikibazo gito kikaba kinini kurushaho. Ese kubera iki abasesenguzi bavuga ko gufunga Hormuz igihe kirekire byagorana? Impamvu zirimo ko ibihugu byinshi byahita bihagurukira rimwe. Ibihugu bitumiza peteroli byasaba ko hafatwa ingamba zikomeye. Amato y'intambara y'ibihugu byinshi bikomeye yakongerwa muri ako karere. Ubucuruzi bwo ku isi bwagira igihombo kinini. Niyo mpamvu akenshi usanga habaho gufungwa by'igihe gito, kuburira, gukaza igenzura cyangwa se ibikorwa byo kotsa igitutu aho kuba gufunga burundu. Hari n'indi mpamvu ituma ikibazo gikomeza kuba kinini kurushaho. Muri iki gihe amakuru agenda vuba cyane. Iyo hagiye hanze inkuru ivuga ko umuhora Hormuz wafunzwe, amasoko ahita agira uko yitwara ako kanya. Hari igihe nyuma y'amasaha make usanga byahindutse, ariko ibiciro byo biba byamaze kunyeganyega. Niyo mpamvu imbwirwaruhame z'abayobozi ku ngabo cyangwa se ku bitangazamakuru zishobora kugira ingaruka zikomeye kuruta n'ibikorwa byabaye. Abaturage bo mu bihugu bikikije Hormuz bo babibona mu buryo butandukanye. Hari abatungwa n'uburobyi, ubwikorozi n'akazi ku byambu. Iyo habaye impagarara akazi karagabanuka. Hari imiryango itinya intambara, hari urubyiruko rurota amahoro n'iterambere aho kubaho mu bwoba n'amasasu mato y'intambara. Ku rundi ruhande ariko hari n'abumva ko igihugu cyabo kigomba kwirwanaho no kurengera ubusugire bwacyo. Ibi cyane cyane bitekerezwa nabo muri Irani. Nidutekereza ku rugendo rwa litiro imwe ya lisansi ishobora gukoreshwa kuri moto i Kigali, ishobora kuba yarakomotse ku mavuta yakuwe kure cyane, yatembereye ku miyoboro yinjira mu bwato bunini, inyura mu nyanja ikagera ku ruganda rutunganya peteroli, igahinduka lisansi, ikongera gutwarwa mu mato cyangwa se mu makamyo, ikagera ku cyambu cya Afurika y'Iburasirazuba, ikinjira mu gihugu hagati. Iyo hari aho urwo rugendo rubangamiwe, ikiguzi cyayo kiriyongera. Ndavuga ikiguzi cya lisansi. Hari igihe abantu bibaza niba isi itagabanya kwishingikiriza cyane kuri Hormuz. Ese ibi birashoboka? Impamvu zimwe, hari intambwe zimwe zafashwe kandi zimaze guterwa. Ibihugu bimwe byubatse imiyoboro itwara peteroli itanyura muri uwo muhora. Hari ibindi byashoye imari mu mbaraga zisubira nk'ingufu z'amashanyarazi akomoka ku izuba, umuyaga n'ibindi. Hari n'imodoka zikoresha amashanyarazi zigenda ziyongera. Ariko n'ubu peteroli iracyafite uruhare runini cyane ku isi. Iyo havutse ikibazo nk'iki, amasoko y'imari nayo ahita ahungabana. Ibigo bitwara abantu n'ibintu bitangira guteganya igiciro gishya cy'ingendo. Indege zishobora kongera amafaranga ku matike kubera igiciro cya kerosene. Inganda zikoresha lisansi nyinshi zongera kugenzura ingengo y'imari. Abahinzi bakoresha imashini nabo bibagiraho ingaruka. Ibi byose byerekana ko ahantu hato hashobora kugira ingaruka ku buzima bwa benshi. Abahanga mu by'umutekano bavuga ko icy'ingenzi ari ukwitwararika. Mu nyanja zifunganye, ubwato bwinshi, indege za gisirikare, drone n'amato yihuta bishobora guhurira ahantu hamwe. Ikosa rito rishobora kuvamo ikibazo kinini. Niyo mpamvu ibiganiro bya diplomasi biba ingenzi cyane. Ijambo rimwe rituje rishobora gukumira intambara, nk'uko ijambo rimwe rikakaye rishobora kwiyenyegeza. Mu mateka y'isi hari aho ubucuruzi bwigeze guhagarara kubera intambara n'amakimbirane, bikagira ingaruka ku baturage bakure cyane aho byabereye. Hormuz ni urugero rwa none rw'uko isi ihujwe. Umuturage ugura itike ya bisi, umuhinzi ugura ifumbire, umucuruzi utumiza ibicuruzwa, bose bashobora kugirwaho ingaruka n'ibibera kure cyane. Ku rundi ruhande rw'ibitangazamakuru ni ingenzi gutandukanya amakuru yemejwe kandi n'ibihuha. Hari igihe ku mbuga nkoranyambaga hazakazwa ko umuhora wafunzwe burundu kandi atari byo. Hari n'igihe habaho impinduka z'amasaha make. Niyo mpamvu abantu bagirwa inama yo gukurikira amakuru aturuka ku nzego zizewe no gusobanukirwa ko gufungwa bishobora kugira ibisobanuro bitandukanye. Niba koko wongeye gufungwa cyangwa se kugenzurwa bikomeye, amahanga ashobora guhita akora inama zihutirwa.
ibihugu bikomeye byasaba ituze, ibihugu bitumiza peteroli byatangira gushaka ubundi buryo, abacuruzi bo ku masoko bakongera guhindura ibiciro. Buri wese yaba ashaka kumenya niba ikibazo ari cy'amasaha, iminsi cyangwa se igihe kirekire. Ariko hagati y'urusaku rwa politike n'intwaro hari ukuri kumwe koroshye. Abantu basanzwe nibo bakunze kubanza kwishyura ikiguzi. Iyo ibiciro byazamutse, umuryango ugabanya ibyo ugura. Iyo intambara yegereye akarere, abaturage barahunga. Iyo ubucuruzi bwahagaze, akazi karabura. Niyo mpamvu amahoro aba afite agaciro kuruta amagambo yose. Hormuz ni urugero rwerekana ko amazi atari amazi gusa, ashobora kuba inzira y'amahoro cyangwa se impagarara. Ashobora gutwara umutungo cyangwa se ubwoba. Ashobora guhuza imigabane cyangwa se kwitandukanya. Iyo turebye ku ikarita, ni agace gato. Iyo turebye ku bukungu bw'isi, ni umutima utunga ubuzima bwinshi bw'ibihugu. Mu gihe isi ikomeje gushaka ingufu zisubira no kugabanya kwishingikiriza kuri peteroli, umuhora wa Hormuz ushaka kuzagabanya uburemere bwawo. Ariko muri iki gihe uracyari ingenzi cyane. Buri nkuru yivugaho ikomeza gukurikirwa n'abantu benshi, kuva ku muyobozi ukomeye kugeza ku muturage usanzwe utekereza amafaranga y'urugendo rw'ejo. Niba koko ikibazo gikomeje, bishobora kuba isomo ku bihugu byose, birimo isomo ryo gushora imari ku mbaraga zisubira, isomo ryo kubaka ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli, isomo ryo gukoresha diplomasi kuruta intwaro, isomo ryo kumenya ko umutungo w'isi utatangirira gusa ku mipaka y'ibihugu, ahubwo no ku nzira z'ubucuruzi zihuriweho n'amahanga. Iyo nijoro rigeze, amato menshi akomeza kunyura muri uwo muhora. Amatara yayo akabonesha amazi yijimye. Abakozi bayatwaye baba bazi ko bari mu nzira imwe mu zikurikiranwa cyane ku isi. Inyuma yabo haba hari amasoko, ibihugu, inganda n'imiryango itegereje ibyo batwaye. Imbere yabo haba hari amahirwe cyangwa se impagarara. Niyo mpamvu buri gihe humvikanye inkuru y'uko Hormuz yafunzwe, isi yose itega amatwi. Si inkuru y'amazi gusa, ni inkuru y'ubukungu, umutekano, ubuzima n'ejo hazaza h'isi ihujwe n'ubucuruzi. Ni inkuru yerekana ko ahantu hato cyane hashobora gufata umutima w'isi yose, kandi ni inkuru itwibutsa ko amahoro nubwo atagaragara nk'ibikomoka kuri peteroli ari umutungo uruta indi yose. Ndagushimiye cyane.